ukuri kw'Imana kuri muri iri jambo, ukuri kwa Kristo niko kuri. Ntibiterwa naho uhagaze, naho uri kurebera, nta bintu byinshi bihari. Kristo Yesu niwe kuri. Reka rero nongere mbabaze, muri tayari kumva ijambo ry'Imana? Muri tayari kumva ijambo ry'Imana? Kuko hari delivery twazanye, sinzi niba ari iya. Haleluya. Turi mu Baheburayo igice cya 10, niho tugeze. Nk'uko nababwiye ushize, ntabwo nashoboye kujya muri verse by verse cyangwa se umurongo ku wundi, ariko icyo nkora nuko mfata igitekerezo nyamukuru kiri mu icyo gice, akaba ari cyo tuganiraho. Ndabizi ko ubushize twagize ibihe byiza mu ijambo ry'Imana, tureba mu gice cya 9 twibanda cyane ku bijyanye n'imbabazi z'Imana, tubona uburyo twababariwe. Uyu munsi turaza gukomerezaho turebe ese byagarukiye mu kubabarirwa gusa, ese twarababariwe hanyuma bigenda bite? And then iyo twakira imbabazi z'ibyo Kristo yadukoreye ku musaraba, tukakira ubwo buntu bw'Imana, ese bikora iki, bimarira iki, bihindura iki muri njyewe? Twavuze ibintu bitandukanye byabayeho mu isi kubera ikibazo cy'icyaha. Abantu benshi ntabwo bazi icyaha uburyo gikomeye. Hari n'igihe wenda abantu batwumva tuvuga ubutumwa bwiza bakagira ngo ntabwo tuzi imbaraga z'icyaha, ariko imbaraga z'icyaha nizo zigaragaza no gukomera k'ubutumwa bwiza. Haleluya. Iyo icyaha kiza kuba ari ikintu cyoroshye, ari ikintu umuntu yadiringa nacyo akagitsinda, ibyo Yesu yakoze nta nubwo byari kugira imbaraga. Njya ntinya cyane iyo mbona abantu bagaragaza kwishyira hejuru no kumva ko bakomeye, kumva ko icyaha ari ikintu badiringa nacyo mu mbaraga zabo. Abo ngabo bantera ubwoba cyane kubera ko baba bagaragaza yuko badakeneye Yesu. Ariko impamvu Yesu yaje mu isi, yaje kubera ko abantu ubwabo kubw'imbaraga zabo batashoboraga kunesha icyaha. Umuntu muri we ntabwo afite ubushobozi bwo kwivanaho icyaha. Umuntu kuri we ntabwo afite ubushobozi bwo kwihanagura no kwigira muzima no kwigira uwemeye imbere y'Imana, keretse habayeho intervention y'Imana, keretse habayeho guseruka kw'Imana. Imana ikaza ikivanga mu buzima bw'uwo muntu, yarangiza ikamubabarira, ikamwoza, ikamuhindura muzima, hanyuma akazamura amaboko ashima Imana iyo yabikoze. Haleluya. Biravuga ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye muri twe, ahubwo ni iki? Ni impano y'Imana. Ngo ntibyavuye no ku bushake bwacu cyangwa no ku mirimo yacu, kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wiyemera, wirarira. Haleluya. Kugira ngo at the end of the day, wa mugani, hatazagira umuntu uvuga ngo uyu munsi ndi umukristo kuko nanesheje icyaha. Hatazagira umuntu uvuga ngo uyu munsi ndakijijwe kubera ko hari icyo nakoze. Uyu munsi nemewe n'Imana kuko kubera imirimo nakoze. Imirimo yacu yose iyo tuyiteranyije tukayipanga imbere y'Imana, dusanga bituzuye na 0.000 kugira ngo tuhinduke abakiranutsi. Haleluya. Ariko Abaroma igice cya 4 haravuga ngo ukorera ubwishu ngo ntibiba bikibaye iby'ubuntu, ahubwo babyita ko yishuwe. Ngo ariko udakora akizera utsindishiriza abanyabyaha, ngo kwizera kwe kumuhwaniriza no gukiranuka. Utagendera mu mirimo ye no gushaka kwimpressiona Imana no gushaka kwemeza Imana, ahubwo akizera wa wundi utsindishiriza abadashoboye, Imana ifata kwa kwizera kwe ngo ikakuvunjamo gukiranuka. Ikimana iradushakaho ko twizera umwana wayo. Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana we kinege kugira ngo bigende gute? Umwizera. Apana ukora nk'ibyo umwana wayo yakoze. Wizera ibyo umwana wayo yakoze. Kubera iki? Kuko ibyo uwo mwana yakoze birahagije, byari byuzuye. Haleluya. Ibyo Kristo yakoze byari byuzuye, byari bihagije. Hanyuma Imana ibirebye iravuga ngo mbonye umuntu ukoze ibihwanye n'umutima wanjye. Inyota yo gukiranuka nari nkeneye mu bantu ndayibonye binyuze ku mwana wanjye. Kuva ubu ngubu rero nta wundi nshaka yuko ashaka kunezeza gukiranuka kwanjye. Icyo mbashakaho nuko mwizera umwana wanjye.
mukizera ibyo yakoze, hanyuma namwe nkababaraho gukiranuka kwe. Yesu icyubahiro. Haleluya. So twabonye yuko mu byo Kristo yadukoreye twabonye kubabarirwa, kuko nibyo twari dukeneye. Twari dukeneye kubabarirwa kugira ngo twongere guhuzwa n'Imana, twongere kwitwa abana b'Imana. Uko byaremeze kose, nubwo Imana ari Imana y'urukundo, nubwo Imana yifuzaga kubana n'umuntu nk'uko twabibonye, ntabwo yari kwirengagiza icyaha, ntabwo yari kwirengagiza ko umuntu ari mubi, ntabwo yari kumanura standard yayo ngo imanuke yirengagize kwera kwayo no gukiranirwa kwayo just kubera ko ikunze umuntu. Kuko yari yivugiye y'ubwayo, iravuga ngo ubugingo bwose bukora icyaha buzapfa. Yabwiye Adamu arababwira ngo nimurya kuri icyo giti nimutanyumvira no gupfa muzagera gute? Muzapfa. So kuba barabikoze rero, kuba barakoze icyaha, iyo badapfa Imana yari kuba idakiranuka, kuko ntiyari kubisohoje ibyo yavuze. So bagombaga gupfa rero, hanyuma ntibapfa bonyine. Nicyo kibabaje, abariye kuri icyo giti bapfanye n'abatakiriyeho. Twazize iki? Twazize ko twavukiye hanze ya Edeni, twavutse ko twaje baramaze kuvayo, twazize ko twavutse twaje mu isi baramaze gutandukanywa n'Imana, tumukomokaho twese dutandukanijwe n'Imana, ari rwo rupfu Imana yavugaga. Haleluya, haleluya. Dutandukanywa n'Imana, tujya hanze y'ukubaho kw'Imana, tujya hanze y'ubwiza bw'Imana, just kubera ko twavutse. Ikintu gisaba ko umuntu yitwa umunyabyaha ntabwo ari imirimo mibi akora. Kugira ngo umunyabyaha biragusaba gusa kuvukira muri iyi si. Hanyuma ibyaha dukora dutangiye gukura, ibyo ni ibyaha biterwa nuko hari ikindi kintu gikomeye kiruta ibyaha, ari cyo cyaha. Hari itandukaniro hagati y'icyaha n'ibyaha. Ibyaha ni ibikorwa bibi dukora, ariko icyaha ni kamere umuntu avukana. Babisaba kugira ngo igihe kimwe azahure n'uyu Yesu amukize icyo cyaha, amukize iyo kamere, narangiza abeho ubuzima na bya byaha bindi nabyo bizagende bishira, ariko yaramaze guhindurwa undi muntu mushya muri Kristo Yesu. Turi kumwe? Tuvuge amen. Tuvuge amen. Hanyuma ari ikintu cyantangaje, Yesu ari mu isi. Igihe yaje ntabwo abantu bigeze bamumenya, even n'abigishwa ntabwo bigeze bamusobanukirwa neza umunsi yaje. Abenshi batangiye guhishurirwa Yesu yaragiye, harimo ba Petero n'abandi, nibwo batangiye kumva neza uyu mwami icyo yaje gukora. Icyo bari bazi kuri we nuko babonaga akora ibitangaza, bakabona avuga amagambo mazima, baramwizera rwose, babona ko ari umwana w'Imana. Ariko ntabwo bari bafite full revelation of who he was, kubera ko bamubonaga ameze nk'umuntu nk'abandi. Rimwe arimo araganira n'abigishwa, avuga amagambo ati mwizere Imana nanjye munyizere, ninjye nzira ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamubonye. Hanyuma yitwa Filipo aravuga ngo buretse gatoya, buretse gukomeza, kuko ndashaka kubaza ikibazo gikomeye, ni ikibazo cyanjye. Ariko Filipo yabarije abantu bose, yabarije inyoko muntu yose, aravuga ngo uhora utubwira yuko hari uwitwa Imana, uhora utubwira ngo data data Imana, niki twakora kugira ngo natwe iyo Mana tuyibone? Iryo jambo cyangwa icyo kibazo cyo kubaza Yesu ngo turashaka kubona Imana cyari ikibazo giturutse mu mutima uri sincere, kubera ko kuva igihe Adamu yakoze icyaha abantu bahoraga bifuza mu mitima yabo, cyangwa se bahoraga batekereza, yari equation, ni gute umuntu azongera kubona Imana, ni gute umuntu azongera guhura n'Imana? Ko baheruka guhura n'Imana bari muri Edeni, ni ryari umuntu azongera kandi akabona Imana? Filipo aramubwira ngo ni byiza kutubwira ngo data yakubwiye, data yambwiye ukatubwira hari Imana iri mu ijuru. Ni byiza ko wowe ufite iyo privilege yo kuba uvugana n'Imana ukaza ukatubwira, ariko watubwiye uko natwe twamubona. Yesu amubwira ikintu gikomeye kigaragaza icyo yaraje gukora mu isi. Abwira Filipo, birantangaje cyane, igihe cyose tumaranye tugendana nturabona data? Ntuzi ko wambonye aba amaze kubona Imana? Ntuzi ko umbonye ngewe umwana, ngewe Yesu Kristo, aba abonye data? Mu kuvuga ngo ikintu cyazanye Yesu gikomeye,
si ugukora ibyo tubona yaje gukora, yaje kugira ngo tubashe kongera kubona Imana. Oh haleluya. Nuvuga ngo icyamuzanye ni ukugira ngo as we see him, uko tumwitegereje, uko tumwumvishe, uko tujyanye nawe, ntitubone gusa Yesu w'i Nazareti wavutse mu muryango wa Yosefu w'umubaji, umuntu usanzwe usonza nkawe, ubabara nkawe. Yaje kugira ngo mu kumubona no mu kumwumva twongere kandi tubone Imana biciye mu kwizera. Kuko yavuze amagambo akomeye avuga ngo ni njyewe nzira, icya kabiri ndi ukuri, icya gatatu ndi ubugingo. Ibyo ni byo abantu bari bakeneye, ibyo bintu bitatu bari babikeneye kugira ngo bongere kandi bahuzwe n'Imana. Yesu ni inzira. Kubera iki? Kubera ko igihe Adamu na Eva birukanwe muri Edeni, Imana ntabwo yabirukanye gusa, ahubwo yasibanganye n'inzira zose zizongera kubasubiza aho Imana iri. Inzira zirasibangana, abantu babaho batazi ni hehe nanyura kugira ngo nongere mpure n'Imana. Kubera ko iyo nzira ntabwo iri physical, iyo nzira ntabwo ari umuhanda. Kuba barirukanwe kubera icyaha ntabwo bongeye kubona inzira ibasubizayo. Imana ikajya ibaciraho amarenga, ikazana ibitambo rimwe, nimutambe ibitambo muzabasha kubona neza ahantu ndi. Nimutambe ibitambo nk'uko nabibategetse mushobora kubona presence yanjye mu gihe runaka. Igihe batambaga ibitambo biravuga ngo umucyo wavaga mu ijuru ukamanuka ahera, the presence of God yitwa Shekina yaramanukaga bakabasha kubona Imana. Ariko ntabwo bamenyaga inzira banyuramo kugira ngo bagere ku Mana. Ariko Yesu araza ariko ngo ndashaka kubaha itangazo yuko ari njyewe nzira, ni njyewe muhanda mushya mushobora kunyuramo ngo ntawajya kwa Data ntamujyane. Nta nzira nyinshi zihari zitugeza ku Mana, nta bitekerezo bindi bitandukanye bihari biri muri iyi si byatugeza ku Mana. Yesu niwe nzira byonyine. Haleluya. Hari amavango yango twubahane, twubaha amadini yacu, buri wese afite inzira ye. Icyiza nuko twese tugera ku Mana, icyiza nuko twese rega Imana ni imwe, twese dufite Imana imwe. Ndashaka kubabwira kandi nongere mbisubiremo, inzira itari Yesu Kristo izakugeza ku bindi, izakugeza ku bigirwamana, izakugeza no mu byo wita ko ari Imana, ariko ntiyakugeza ku Mana yaremye isi n'ijuru. Kuko Yesu niwe nzira. Haleluya. Yesu niwe nzira. Arangira ngo ntabwo ndi inzira gusa, ndi ukuri. I'm the definition of truth. Muri iyi si, muri iki gihe abantu bavuga mu Cyongereza ngo truth is relative, cyangwa se ngo ukuri guterwa no kubyumva, guterwa no kubibona. Bakazana ingero rwose ati shushanyije hasi 9, nakwita ko ndi kureba 9, ariko wowe uhagaze iri ukabona 6. Rero tugiye kubura tukuvuga ngo ibyo nanditse hasi ni ibihe. Umwe navuga ngo ni 9 ngo arababaye umunyakuri, ngo uri navuga ngo ni 6 ngo byose ni ukuri, ngo biteye naho duhagaze. Bigaterwa no ngo rero Imana twese dusenga ni imwe, biterwa naho uhagaze. Ukuri bitewe nuko ukubona n'ukuri kuri wowe. Ugasanga turavuga ngo ngewe kuri ngewe numva ukuri ari uku nguku, numva ukuri ari kuri. I want to tell you, ukuri ni kumwe. Truth is absolute, is not relative. Ukuri kw'Imana kuri muri iri jambo, ukuri kwa Kristo niko kuri. Ntibiterwa naho uhagaze, naho uri kurebera, nta bintu byinshi bihari. Kristo Yesu niwe kuri. Ndimo ndavuga ibintu bikomeye cyangwa turimo turajya? Ni ukuvuga ngo ibintu byose bitarimo Yesu ni ibinyoma. Ni ibinyoma. Ni ibinyoma. Kuko Yesu ni inzira, ariko ni ukuri. He is the truth. He is not a truth. Ntabwo ari some kind of truth. Ntabwo muri we harimo ibintu bijya gusa n'ukuri. Ntabwo muri we hari ibintu bi making a sense. Niwe kuri. Uri hanze ya Kristo ntabwo ari mukuri. Ari mu bintu bishobora gusa nkaho byumvikana mu bitekerezo, ariko nta kuri kurimo. Until Yesu yigaragaje mu buzima bw'abantu, abantu nta mucyo barimo, abantu nta kuri barimo. Yesu yigeze bamaze kumufata ari kumwe na Pilato. Pilato amubaza ikibazo ubanza yarakimaranye igihe kinini.
Yesu aramubwira mu magambo Yesu amubwiramo ijambo ukuri. Ahita amubaza ati, ahita amujyana ku ruhande ati, se wambwiye uko kuri, se wambwiye ukuri. Yesu nigeze amusubiza. Yesu nigeze amusobanurira ukuri aho kuva, kubera ko ari ikintu atasobanukiwe, nuko uko kuri arimo gushaka kumenya ntazi ko ahagararanye nako. I want you to see me. Ndashaka kumbona ukabona ko ukuri kwakugezeho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Abantu bagize ngo, avuze ngo nimumenya amakuru meza, mukamenya amakuru making a sense, muzabohoka. No, hari abantu bajya bakunda gukoresha n'iri jambo ati hari ibintu ntari narasobanukiwe ariko narabimenye, burya koko baravuze ngo tuzamenya ukuri, ngo ukuri kuzatu. No, ukuri yavugaga niwe. Yavuze ngo muzamenya, kandi nimumenya muzabohoka. Kuko iyo umanutse hasi adema ngo uwo mwana abatuye ngo arabatuka koko. So avuze kubaturwa n'umwana, ariko hejuru yavuze ukuri. So, uko kuri niko wa mwana. Mumbwira amenye turi kujyana. So Yesu aravuga ngo ni njyewe nzira isubiza abantu mu kubaho kw'Imana. Ni njyewe nzira Imana yahisemo kugira ngo mubashe kongera kubona Imana. Ariko ni njyewe kuri, kuko hirya yanjye uzabeshwa. Hirya yanjye hari abazaza bavuge ko bafite ukuri, hari abazaza bavuge ko bafite inzira, hari abazaza bababwira ibintu making a sense, bikora no mu marangamutima yanyu, bikora no mu mitima yanyu. Ntimuzabyumve, kuko ikintu cyose kitarimo njyewe nta kuri kurimo. Niyo mpamvu dusenga Imana kugira ngo umunsi ku wundi tujye duhura hano tumenye Yesu. Paulo yabwiye Abagalatiya ngo nzababwiriza Yesu kugeza igihe azaba formed mu mitima yanyu, muzabone ishusho ryuzuye ry'uwo Yesu ari we. Kuko uyu umuntu amaze kwakira Yesu akamumenya, akamubona mu mutima we no mu bitekerezo bye, abasha kugendera mu kuri, ntabwo ashobora kuyoba. Yesu yarabivuze ngo uzamwizera ntabwo azigera n'umunsi n'umwe agendera mu mwijima, kuko njyewe ndi umucyo w'ubuzima. Si ibyo ngibyo gusa, ngo ni njyewe nzira, ni njyewe ukuri, ariko nagira ngo ni njyewe ubugingo, ni njyewe buzima. Kubera icyo avuze ngo ni njyewe ubugingo, iyo Yesu avuze ibintu ntabwo apfa kubivuga. Mwibuke ibyo twavuze ubushize, umuntu yarapfuye, umuntu yatandukanijwe n'Imana kubera icyaha. So intumbi nta kindi bikeneye. Umuntu wapfuye ntabwo aba akeneye imyambaro myiza, ntabwo aba akeneye umuziki mwiza, ntabwo aba akeneye massage, ntabwo aba akeneye gukorwaho no gusokozwa. Umuntu upfuye akeneye ubuzima. Niyo mpamvu umuntu wese udafite Kristo, Bibiliya ivuga ko ari uwapfuye, ari intumbi. Yesu arazavuga ngo rero mbafitiye amakuru meza. Usibye kuba ndi inzira, kuba ndi ukuri, ndi n'ubugingo. Naje gutanga ubuzima, gusubiza ubuzima aho butari. Haleluya, haleluya. Na iyo umuntu rero akijijwe, ababonye ibyo byose, ababonye inzira, abigishwa bamaze gukizwa batangiye kubwiriza, bari bafite izina, bitwaga abantu b'inzira, the way. Kubera ko ntabwo babonye inzira gusa, ahubwo Yesu yahinduye ubuzima bwabo guhindukira inzira n'abandi bantu bataramenya Kristo. Niyo mpamvu iyo tubwirije ubutumwa bwiza duhinduka inzira y'abantu benshi, kubera ko bakurikira iyo nzira ya Kristo bakagera ku Mana. Tuvuga ukuri kubera ko turimo turavuga Yesu, tukongera tugatanga ubuzima kubera ko turimo turavuga nyiri buzima. Haleluya, haleluya. Turabivuga rero, narimo usubiramo gusa gatoya ibyo Kristo yadukoreye, tubona izo mbabazi. Nkuko Zakariya yabiririmbye aravuga ngo uwo mwana, ngo Imana yatuzamuriye ihembe mu muryango wa Dawidi, ngo muri we ngo tuzabasha kuramya Imana dukiranuka twera imbere yayo. Arangira abwira umwana wa Yohana ati ngo uyu nguyu uzamuvugire kugira ngo ubwire abantu bose agakiza ko ariko kubabarirwa kw'ibyaha. Niba uri umwana w'Imana warababariwe. Vuga ngo narababariwe. Vuga ngo narababariwe. Vuga cyane narababariwe. Uko ni ukuri kudashidikanwaho. Uko ni ukuri kudaterwa n'uko ubibona cyangwa undi muntu kunabibona. Ni ukuri kw'ijambo ry'Imana.
hanyuma rero uyu munsi ndimo ndatekereza ku bw'izo mbabazi twahawe, naribajije se kuki Yesu atarekeye aho ngaho? Yesu yari gupfa ku musaraba tukababarirwa, tukakira imbabazi, Imana ikavuga ngo sinkibabareho ibyaha. Iyo tusomye mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5, niba ufite aho wandika ibyanditswe uko ngenda bivuga, hari ibyanditswe bigenda biza kugira ngo byuzuze ibyo turimo turavuga. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 16 biravuga ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. 17 umuntu wese yari muri Kristo aba ari cyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. 18 ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha n'umurimo wo kuyunga n'abandi. Dore rero ikintu cyabaye Yesu ari ku musaraba, ngo kuko muri Kristo ari mu Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Ngo muri Kristo niho Imana yiyungiye n'abari mu isi bose. Muri Kristo Imana yiyunze n'abari mu isi bose. Kwiyunga mu cyongereza bakoresha ijambo reconciliation. Reconciliation iza igihe abantu bafitanye conflict, umuntu yari afitanye conflict n'Imana kubera ko ari umunyabyaha. Ngo ariko muri Kristo ngo Imana yiyunze n'abari mu isi bose. Mu yandi magambo, igihe Yesu yari ku musaraba ateza amaboko gutya, abantu bamubona bagira ngo ni igikorwa cy'isoni, ayo maboko yari azamuye gutya niyo Imana yanyujijemo kugira ngo yiyunge n'abari mu isi bose. Muri Yohana wa mbere 2 hakavuga ngo ndabandikiye bana batoya kugira ngo mudakora icyaha, ariko nihagira ukora icyaha dufite umurengezi wadupfiriye. Ngo ariko ngo ntiyapfiriye mwebwe gusa, ngo ahubwo yapfiriye ibyaha by'abari mu isi bose. So ku musaraba Imana yiyunze n'abari mu isi bose. Imana yamennye amaraso kubw'abantu bose. Imbabazi Imana yarekuye ntabwo ari izabo wicaye hano gusa, ni imbabazi z'abari mu isi bose. Nukuvuga ngo abantu batazajya mu ijuru bazarimbuka, ntabwo bazarimburwa nuko imbabazi zitabagezeho, ntabwo bazarimburwa nuko amaraso ya Kristo yamenekeye bakeya, ntabwo bazarimburwa n'ibyo, kuko ku musaraba Imana yiyunze n'abari mu isi bose. Nukuvuga ngo umuntu wari we wese n'umunyabyaha, wa wundi tubona ko ari umunyabyaha wa nyuma, afite uburenganzira bwo kuba yakwizera akakira izo mbabazi agahinduka umwana w'Imana, kubera ko ibyo Kristo yakoze yabikoreye isi yose. Hanyuma nibaza ikibazo, ndavuga kuki bitarangiriye ku musaraba? Iyo birangirira ku musaraba byari kugenda bite? Hanyuma mu Baroma 9 igice cya 10 akavuga ngo niwizera n'umutima wawe ukabyatura n'akanwa kawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ntabwo agomba kurangiriza ku musaraba gusa, ahubwo agomba no gupfa akajya ikuzimu akazuka kugira ngo wa murimo wuzure. Twarababariye ku musaraba, ariko kuzuka kwe kwazanye justification, byazanye icyemezo kigaragaza yuko ibyo yakoze byemewe n'Imana. Kuko amaze kuzuka yarazamutse ajyana amaraso ayajyana imbere y'Imana. Imana irasinya ati ndabyemeye rwose ko aba bantu babameneye amaraso. Haleluya, haleluya. Birikavuga ngo umwizera wese, iki kintu Imana yabwiye Paulo, iramubwira ngo ndashaka kukohereza mu banyamahanga. Bizakugora ariko ndashaka kuguha imbaraga zo kukohereza mu banyamahanga. Ikintu ushaka gukora ni iki ngiki, ngo ugende ubabwirize ubutumwa. Kuko mwibuke Yesu aza mu isi, ahantu yavuze ngo naje mu banjye
abe yavugaga ntabwo twe turimo, yavugaga Abisiraheli ngo ariko naje mu banjye ntibamyemera. Hanyuma kubera ko batamwemeye byatumye natwe tugira amahirwe yuko atwerekezaho amaso akatubona. Niyo mpamvu abanyamahanga twebwe twari dukwiye kumva ubuntu bw'Imana kurusha n'Abisiraheli, kuko mu bigaragara muri map ntabwo twarimo, muri plan ntabwo twarimo, ariko kubw'ubuntu bw'Imana itagize ikigenderaho natwe irahindukirira tureba. Haleluya. Yesu bamufashe baje kumubamba ku musaraba, ntibamujyana mu murwa wa Isiraheli muri Yerusalemu, baramufata ngo kugira ngo atatunukira, atatubera ikibazo, kuko birivuga ngo ubambwe wese ku musaraba ni ikivume. Baramufata bamujyana hanze y'umurwa, ati mugende mubambire yongi hanze ntabwo tumushaka. Ariko icyo batari bazi nuko kumujyana hanze barimo bamudusangisha. Twebwe twari hanze ya Isiraheli, twari hanze y'ubwoko bw'Imana, baramutuzanira kugira ngo amaraso ari bumeneke natwe atumenekere, natwe tuyagireho, natwe duhindure, natwe agire icyo atumarira. Haleluya. Arangije arapfa. Imana ibwira Paulo rero, ndashaka kugenda muri abo banyamahanga kugira ngo nabo bamenye yuko ibyo Kristo yakoze atabikora Abisiraheli gusa, kubera ko ba Petero n'abandi bibandaga gusa ku Bisiraheli. Niyo mpamvu babonaga umunyamahanga yuzuye umwuka wera bakikanga ati uyu nguyu usabije amata, wowe Kornelio uramurafashwa kubera iki? Kuki wuzuye umwuka wera gute? Wagira ngo nibo bakwiye kugabanya no guha abantu ibyo uwo kwiye kuzura umwuka wera adakwiye kuzura umwuka wera. Ariko icyo bari batazi nuko ntabwo bazi ko umurimo wa Kristo utameneke gusa ubwoko bwa Isiraheli, ahubwo wagombaga kongeraho nanjye. Noneho aragenda abwira Paulo ati noneho genda mu banyamahanga nugeraho ngo ubabwirize ubutumwa kugira ngo nabo bakire imbabazi z'Imana, kugira ngo nabo bakire imbabazi z'ibyaha byabo, ngo nibarangiza ngo bakire n'umugabane wabejejwe. Biravuga ngo abari kure y'amasezerano ngo twigijwe hafi n'amaraso y'Imana, ngo nta byiringiro twari dufite, nta plan twari dufite, ariko kubw'ubwo butumwa bwiza butubwira ko Yesu hari ibyo yakoze, ngo twigijwe hafi duhinduka abana b'Imana. Yohana aravuga rero ngo bakundwa rero ubu ngubu turi abana b'Imana, ngo kandi niko turi nta kizabihindura, turi abana b'Imana. Ntabwo twavutse mu muryango wa Yuda cyangwa umuryango wa Lewi cyangwa umuryango wa Benjamini, twavutse kure mu banzi b'Imana, ngo ariko bakundwa ubu turi abana b'Imana. Turi abana b'Imana kubwira icyo gitambo Kristo yatambye tukabarirwa ibyaha. Ariko si ibyo ngibyo gusa, nyuma yo kubabarirwa hagombaga kuba iki? Iyo twizeye nibwo twakira izo mbabazi. Ibyo turabizi, twarabivuze. Iyo twizeye kuvuga ngo Yesu ndabyumvishe ko wabikoze, warakoze kumfira, nanjye ndabyizeye, biravuga ngo tubarwaho izo mbabazi tukazakira. Ariko mwibuke yuko umuntu ukijijwe aba agifite challenges. Gukizwa ntabwo ubusoje. Berigeze kwibaza kwa gatanu no kubwiriza bavuga ngo kuki tudakizwa ngo twigendere mu ijuru. Nukore ko gukizwa ni ugutangira, so gusoza. Dutangira urugendo, noneho twinjiye muri ya nzira turimo turagenda dusatira bwa bwiza bw'Imana, turimo turagenda dusatira kwa gusa n'Imana. Kubabarirwa bizanwa no kwizera, ariko duhinduka bashya ntabwo ari ikintu kibaho umunsi umwe. Mumbwire amen. Haleluya. Guhinduka no kwezwa. Ibyo bita kwezwa ni iki? Kwezwa ni sanctification mu cyongereza cyangwa ushirwa ku ruhande. Kwezwa ni process Imana igenda ikunyuzamo umunsi ku wundi nyuma yo kumaze kwakira izo mbabazi, kugira ngo uhanagurwe, uhindurwe mushya, ugende usa n'Imana. Uko niko kwezwa. Ntabwo kwiyeza cyangwa kwezwa ari igikorwa ukora kubera ko wasenze ukavuga ngo Mana ndiyejeje imbere yawe, ukavuga ngo ndejejwe nabaye sanctified. No. Kuba sanctified ni urugendo. Yesu yigeze kubwira abigishwa bavuga ngo ubu ngubu mumaze kwezwa, ngo n'ijambo nababwiye. Iyo twumva ijambo ry'Imana, iyo dusenga Imana,
iyo twegera Imana tujyana nayo, Imana igenda iri kweza ibitekerezo byacu, ikagenda yeza, ihindura, ishiftinga mind yacu kugira ngo ibitekerezo bize guhura na bya bindi twizeye. Kuko iyo wizeye Yesu, ntabwo ibitekerezo n'amarangamutima yawe bihita bigenda ngo bihure na bya bindi wizeye. Niyo mpamvu ushobora kuza mu nzu y'Imana udakijijwe, ukakira Yesu, ariko wasohoka ugakomeza ukajya muri za gahunda zawe wakoraga zitari nziza. Kubera ko agakiza ntabwo gahita gahindura ibyo wakoraga, ntabwo gahita gahindura ibyo wiyumvagamo. Hari ukuntu kera abantu n'ubu ngubu usanga bibaho, umuntu agakizwa, kwa kundi uzi imbere ukatura ukavuga Yesu ndakwakiriye, ako kanya ugahita wumva n'ingendo yawe yahinduka, akagenda gake gake nk'umurokore, yagendaga yihuta ariko agenda gake, nakijijwe. Akumva bose yababariye, abo yarafitanye ibibazo bose yababariye, yavugaga yihuta ariko asigaye yavuga gakeya kuko ari ku cyumweru narakijijwe. Aho zose Yesu ashimwe. Amen. Yajya kurya agasenga isengesho ry'isaha, yajya kuryama agasenga bukarinda bucya, azi ko ari gusengera kuryama kubera ko yakijijwe. Ariko umunsi wa mbere bikaba byiza, umunsi wa kabiri akabona arimo arasubira kuri wundi kwa kundi yarameze, umunsi wa gatatu bya bitutsi bikagaruka, umunsi wa kane za gahunda yarafite ibintu byose bitangiye kugaruka, akajya kugeza ku cyumweru asa kwa kundi yarameze umunsi yakizwaga ku cyumweru cyashize. Agahita akaruka ati ndashaka kongera gukizwa. Ni ukuri tugomba guhora dukizwa, kuko tuvana imbere y'Imana tugasubira tukaba babandi Imana. Umuntu ugasanga akijijwe inshuro zirenze 30. Ariko ikiba kibaho, habaho kudasobanukirwa, nuko tugira ngo gukizwa kwakira Yesu mu mutima babivuze ko ako kanya n'imirimo ya n'ibikorwa bya biri buhinduke. No, ahubwo hagomba kubaho kuvuga ngo ndasobanukiwe, ndi umwana w'Imana, ngiye gutangira kugenda mu rugendo rwo gusa na Kristo. Biraba urugendo, birafata umwanya, birafata igihe, kandi birakorwa n'Imana, ntibiri bukorwe nanjye. Uko dukizwa n'ubuntu ni nako duhindurwa n'ubuntu. Ubwo gukizwa bikorwa n'Umwuka Wera, no guhinduka bikorwa n'Umwuka Wera. Ikimana ibisaba nuko wowe wemerera Umwuka Wera agakora umurimo we muri wowe. Haleluya. Ngo kuko turabo yamenye ituremeye imirimo myiza muri Kristo, ngo iyo yiteguriye kera kugira ngo twebwe tuyigenderemo. Urasabwa kugendera mu mirimo yamaze gupangwa, urasabwa kugendera ku by'Imana yamaze gutegura. Wowe emerera umutima wawe, wemerere n'Imana ikunyuze muri iyo nzira, igucure, ihindure ubuzima bwawe, hanyuma use na bya bindi wakiriye. Icyo nkundira Imana nuko mbere yuko duhinduka, mbere yuko tukora ibintu byiza, ibanza kuduhindura ibyo bintu. Ibanza kutwita abakiranutsi muri Kristo mbere yuko dutangira gukora imirimo yo gukiranuka. Ibanza kutwita abejejwe muri Kristo mbere yuko dutangira kugendera mu kwezwa, kuko kuri iyo identite irakomeye kurusha ibikorwa. Yafashe Aburahamu iramubwira ngo wowe nubwo utarabyara, nubwo utarabona umwana, mwise Aburahamu sogokuruza w'amahanga. Ndashaka kugira ngo ubanze umenye ko mbanza kukugira icyo kintu mbere yuko nkiguha, kugira ngo ujye ugenda nubwo udafite umwana bakwite sogokuruza w'amahanga, ukomeze wizere ko ibyo navuze bizasohora. Imana rero iravuga ngo muri Kristo iyo wizeye ngo uhinduka gukiranuka kw'Imana, ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ubwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. So iyo nizeye izo mbabazi mpinduka gukiranuka, mpinduka uwejejwe. Niyo mpamvu Paulo yandikiraga Abakorinto, yagitangira urwandiko avuga ngo ndandikira abera b'i Korinto. Yagera ku gice cya 5 aravuga ngo muri mwebwe habonetse ibyaha byinshi birusha n'ibiyumvikana mu bapagani. Nyamara yatangiye basuhuza ngo abera, akagera mu Efeso ati ndabandike mwebwe abera bejejwe muri Kristo. Ariko ibyaha birabishe mwaka, ibyaha birabishe mwabera mwe. Kubera iki? Murabera kuko mwizeye, muri abakiranutsi kuko mufite mu Kristo muri mwebwe. Rero kubera ko murabera, kubera ko muri abakiranutsi, mwigire hafi twige uko gukiranuka kugira ngo no kugenda kwanyu bizase nuko mumeze. Turimo turabyumva. Imana yaduhinduye ibyo tutari byo. Ni nkaho yaduhaye imyenda itadukwiriye kugira ngo tuzayikuriremo.
abantu bakuze mu miryango imeze gutyo turumvikana, abagurirwaga amapantaro za big kugira ngo batazabagurira undi mwenda ukwezi gukurikiyeho, ababaguriraga amakanzu ati mumureke azakurira muri iyo kanzu nta kibazo, umuntu bakamugurira urukweto ati umwana kuko mwamugurira urukweto ati nta kibazo azakuriramo, mu rwego rwa ekonomi. Imana yaduhaye ibiturenze, Imana yaduhaye umwambaro wo gukiranuka urenze ubushobozi bwacu, kugira ngo kuko byari bidukwiriye kugira ngo tunabikuriremo ubuzima bwacu bwa buri munsi. Duhese icyubahiro. Haleluya. Now ndashaka kubabwira ibintu bitatu gusa biri bugufashe kuba muri ubu buzima bwo kwezwa nyuma yuko ubizeye Yesu Kristo. Ndajya mu Bagalatiya igice cya 2. Munotinge ko kwezwa ni uguhindura ibitekerezo. Nyuma yo gukizwa, Imana irashaka ko duhindura imitekerereze yacu. Duhindura imitekerereze yacu, duhindura uburyo tuyifata, duhindura uko twibona, duhindura uko twireba, kugira ngo tubashe kugendera muri iyo process yo kwezwa. Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20 n'uwa 21. Ni ibintu bitatu cyangwa bine dukeneye gusobanukirwa kugira ngo dushimangire tunagendere ku byo Kristo yadukoreye, bitume tunakura muri iyi nzira yo kwezwa. Abagalatiya 2:20 biravuga ngo nabambanwe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. 21 simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Hari ibintu Paulo avuze ahangaha by'ingenzi cyane nk'abana b'Imana dukeneye gufata, kumenya, tukabishyira mu mitima yacu. Abangu cyambere nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Mu kubabarirwa kwacu twabonye ko ku musaraba twabambanywe na Kristo, tubona imbabazi. That's it. We need to know icyambere nk'umwana w'Imana umenye kuriho. Kubera ibyaha byawe wari warapfuye, wari waratandukanijwe n'Imana, ariko kubera iki Imana yakoze uriho. Uvuga ngo ndiho. Nabambanywe na Kristo kubw'ibyaha byanjye, ariko kubera kubambanwa na Kristo, therefore ndiho, ndi muzima. Umukristo ntabwo yarakwiye kwigishwa inyigisho zimubwira ko yapfuye. None se twaba twarapfuye kubw'ibyaha, Yesu agaza akadukiza, tukamwizera, tugakomeza tugahinduka abapfu, tugakomeza tukaba abapfuye, nyamara yarakoze igikorwa ikigaragaza ko ibyo yakoze ari byo, nuko tumaze kumwizera twahinduye bazima. Biravuga ngo yaduhinduranye bazima nawe imaze kutubarira ibyaha byacu. Haleluya. So turiho, turi bazima, muri we turagenda, muri we turahumeka, muri we dufite ubuzima. Ntabwo tukiri intumbi, ntabwo dukiri abatandukanijwe n'Imana, turiho. Vuga ngo ndiho. Uri muzima, uri muzima kuko yaguhinduye muzima. Ntuzumve hari ibintu ushobora kubona mu buzima bwawe ukabona bisa nkaho bipfuye, ukabona ibintu bikubaho, ukabona ukibaza niba uri muzima cyangwa iki. Ari ujye ukomeza wizere kurenga ibyo wiyumva, muvuge ngo ku bwa Kristo ndiho kandi nzakomeza mbeho. Ariko vuga ikintu gikurikiyeho cya kabiri gikomeye cyane, nyamara si jye uriho. None se bigenze gute se kandi? Ndiho ariko si jye uriho, kubera ko ni Kristo uriho muri jyewe. Jyewe kubaho ntacyo bikimaze, kuko ntabwo nabishoboye, nari mpfuye. Ndiho atari uko mpumeka n'imbaraga zanjye, ndiho kubera ko Kristo wampfiriye niwe uriho muri jyewe. Na umuntu uri kugenda mu nzira yo gukiranuka no gusa n'Imana agomba kumenya nuko ndiho nahinduwe muzima n'Imana kubw'ibyo yakoze, ariko ntabwo ari jyewe uriho, ntabwo ngomba kubaho ku bwanjye, ahubwo ndiho kubera ko Kristo ari we uri kubaho ubuzima bwe muri jyewe. Ese ibyo ukora
ubikoreshwa no kwizera cyangwa ubikoreshwa n'ubwoba? Ese iyo usenga usengeshwa no kwizera? Ese iyo ukora imirimo itandukanye uyikorera mu kwizera? Ese wigenda wizera umwana w'Imana wagukunze akakwitangira, cyangwa umwibuka gusa wagiye mu rusengero, cyangwa umwibuka gusa uri gusenga? Biriya tusaba ngo ubuzima bwacu bwa buri munsi tubeho twizera umwana w'Imana wadukunze akatwitangira. Uko niko tuzabaho ubuzima bwa sanctification, niko tuzabaho ubuzima bwo kwezwa, tugende dusa n'iby'Imana yakoze muri twebwe. Mwambwiye amen? Amen cyane. Icyanyuma soze ku murongo wa 21, ati simpindura ubusa ubuntu bw'Imana. Kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Ngo simpindura ubusa, I don't frustrate the grace of God. Ikimana igusaba kugira ngo ubashe gukura n'ibyo yakoze bibe ukuri mu buzima bwawe, nuko wirinda guhindura ubusa ubuntu bw'Imana mu buzima bwawe. Never frustrate the grace of God mu buzima bwawe. Ni gute duhindura ubusa ubuntu bw'Imana mu buzima bwacu? Ni igihe tutabwemerera ngo tubureke busohoze umurimo wayo muri twebwe. Igihe cyose dushaka gufasha Imana, kubera ko guhinduka kwawe ni umurimo w'Imana, n'Imana ibishoboye, ariko igihe cyose ushaka gufasha Imana, ni nk'uko nafata Claude, dufata urugero ko wenda tuvuge ndi umukire wa mbere mu Rwanda no mu isi, nimushake nimuvuge amen, ariko ngenda byizera nkafata, ariko ibyo ngiye kuvuga bindi byo ni urugero ngiye gutanga. Claude akaba umukene mubi cyane, umutindi, hanyuma nkamubwira ngo Claude ndashaka kujya kukugurira muri Marriott, akarya koko, kandi ibyo ngibyo rwose agakomanda, agafata ibiryo akarya, tugasangira tukishima. Nkamubwira ndashaka kukugurira gusa, ndashaka kugirira neza. None twarangiza kurya bizwi neza ko ngewe ndi umukire, we nta mafaranga afite, najya kwishyura akavuga ngo nanjye ndashaka kwishyura, let's split the bill. Nawe ngo wa mwana we turi muri Marriott, kandi ibintu nabonye uri kurya nta nubwo uzi nuko byitwa, nta nubwo uzi nuko bigura, reka mwishyurire. Claude akanga ati nanjye ngomba kwishyura, akanga. Uko akomeza kwanga ko mwishyurira, niko ngiye ngenda mba frustrated, niko ngenda mbabara, niko ngenda mba irritated, kubera ko arimo ararwanya ineza nshaka kumugirira, arimo ararwanya ubuntu nshaka kumwereka, wagashaka gukomeza kwishyura. Yarangiza yajya kwishyura, nkabwira byageraho nababaye ngo ngaho yishyura, yajya kwishyura yatanga ikarita yo kwishyura bagasanga ngo decline insufficient funds, nta mafaranga ahagije ufite. Yajya kwishyura no kuri mo bavuga ngo umukiriya mwiza. Dore ko twese turi abakiriya beza ba MTN, twese twita abakiriya beza, n'abadafite ikintu bitwa abakiriya beza. Ngo umukiriya mwiza wagerageje ko nta mafaranga ahagije ufite yo kwishyura. Murumva ku frustratinga birangije bisebeje nde? Ingaruka zigarutse kuri we, kubera ko atemeye ko ngaragaza neza nashaka kumugira. Erega nujya kwishyura urasanga nta kintu ufite. Imana yuzuye ubutunzi bw'ubwiza, ibyo ishaka gukora mu buzima bwawe niyo yonyine ishobora kubyishyura. Don't frustrate, niwitambike, ntushake kugira nkaho ushaka gusplitinga bill nayo ushaka kwifasha, ko at the end of the day muri wowe ufite insufficient funds zahindura ubuzima bwawe. So mwihorere muri ubwo buntu bwe agira icyo akora muri wowe, ariko iyo witambitse ubuhinduye ubusa ubwo buntu bw'Imana. Kuko ari igihe dutekereza ngo ubwo twababariwe, reka noneho dukore uko dushoboye kugira ngo natwe twiyeze, twihanagure, twihindure beza. Ibyo bikorwa n'Imana. Wowe ibyo ukora byose bikore ubikoreshejwe no kwizera umwana w'Imana wagukunze akakwitangira. Wowe niwizera gusa ukareka ubuntu bwayo bugakora muri wowe, buzahindura ibyo udashobora guhindura, buzaguhindura indi umuntu udashobora kwihindura,
buzagutandukanya n'ikibi wowe utabishoboye, buzaguhanaguraho ibitekerezo bipfuye, bizaguhanaguraho inzira zidashimisha Imana, kuko wowe uvuga ngo njyewe niyemeje kugenda mwizera, hanyuma nanjye ndamuretse kugira ngo ubuntu bwe bukore akazi muri jyewe. Haleluya, haleluya. Turiho, ni Kristo uriho muri twebwe, tubeho kubwo kwizera, hanyuma ntiduteshe ubusa cyangwa ngo duhindure ubusa ubuntu bw'Imana. Niba ari cyo wize vuga amen. Hari icyo wakiriye, hari icyo wakiriye, reka duhaguruke dusenge Imana.